gabo uri ahantu hamwe uri mu mirimo ye. Hari amagambo twumva, nuko Imana yitegereza ibyo abantu bakoraga mu isi ko byari bibi ku isi yose, kandi ko ibitekerezo batekerezaga nabyo byari bibi rwose. Nuko Imana iravuga ngo nzatsembaho abantu naremye, nzatsembaho mbamareho rwose ku isi, nzatsembaho inyamaswa zose, nzatsembaho ibikururuka n'ibiguruka mu kirere, kuko nicujije impamvu rwose nabashe kuba nabirema. Hari urimo akora igishushanyo mbonera, ni mu minsi ya kera cyane, arimo yandika, hari ibyo arimo yandika, abandi barimo batunda ibiti ku rundi ruhande, bigaragara yuko ari umuryango. Baratwereka uyu n'agashoka nawe yakomeje imirimo ye. Imana yari yategetse, hari hariho ibwiriza nanone kuri iyi nshuro. Nowa ngo yagombaga kuba yakubaka. Ubu ni bwo buryo bwa message barahondaguraga nyine inzogera, abantu bose bakamenya ngo ibyo gukora ku nkuge bibaye birangiye, abantu bose nibaze ku meza. Barakwereka ku meza nanone, birasa naho ari Nowa n'umugore we nyine n'abahungu be n'abakazana be, bose bariraga ku meza amwe. Hano ku ruhande barakwereka kuri uyu munsi imirimo uko yagenze, biriwe mu biti, biriwe babaza. Hari icyo Imana yavuze ko izakora, yagombaga kurimbura isi n'ibiriho byose birimbuje umwuzure. Iyi filime ya kera iraza gukangura ibitekerezo byacu ku bijyanye n'ibyo twizera, ko nuko iyi si iriho nanone izongera ikarimbuka, kandi ko abanyabyaha bazarimbukana nayo. Bimeze bite hani? Nta buki buhari? Ariko se data umwe ni umuhungu we. Ntago nzi rwose byakubayeho kabisa, nimba rwose nta cyakubayeho ntago nzi rwose nimba wemeranya nanjye. Iki kintu kinini gutya kizangana gute? Kizaba gifite uburebure bwa cubit 30, hanyuma cubit 50 z'ubugari, ibintu byoroshye, na 30 z'ubuhagarike. Urabyumvishe neza? Noneho kuri ruhande ari hakurya hari uwaje gushaka amazi, n'umuturanye baramureba hakurya hariya. Yabako uyu mugabo muraho neza abo kwa Nowa. Yewe ni Fasamu yahoze rwose acukura ngarashaka rwose amazi yo kuhira uruzabibu rwe, kuko nta mvura igigwa, nta mvura rwose kuri ubu, nta mvura iragwa. Ese ubundi mutekereza ko imvura izagwa iturutse mu ijuru? Niyo imvura itagwa, hano mu butaka harimo amasiterine manini cyane ashobora kurekura amazi. Ndatekereza turakora cyane, kandi rwose ibyo twubaka sinzi ngo, ariko abantu nta kindi bitayeho uretse irari ry'imibiri yabo. Tekereza igihe twahereye dukorera kuri ubu bwato, nawe baraseka aho ngaho. Ariko uratekereza ko hazaba hariho n'amafi menshi ra? Se tuzarya iki mu bwato? Tuzaturya ubwatsi nk'inyamaswa? Heze tuzatungwa n'amazi azaba yinjira mu nkuge, tuzabaho dute? Ariko sintekereza yuko umuriro ari cyo kintu gikomeye cyane. Nimureke dusubire mu kazi, dusubire mu kazi rwose, mwese mukureho ibyo biparo byanyu. Gahunda irakomeje, ni ukubaka inkuge. Abo yabwiye bo 8 barumviye. Yewe nkumbuye Enoki cyane rwose. Buri wese azi inkuru za Enoki, ariko Enoki nubwo yapfuye aracyavuga nk'aho ariho. Rwose Enoki ntago yamaraga umunsi wose atitegereje indabyo nka zino, ngo nuko rwose areba uburyo ikizaremwe neza mu buryo butangaje. Yakundaga kuvuga ngo kubera Imana nta kintu kiguma nk'uko cyahoze, ntago wayimenyera. Ubuzima nabwo bufite umurongo, ikibabi gitandukanye n'ikindi, igicu, inyamaswa, umuntu wari wese atandukanye n'undi. Mu bintu byose, mu maso y'abantu habonekamo rwose kuba bafite ubumuntu. Bose ni abantu batandukanye kandi beza. Nowa
ndabizi yuko nawe nikumeze, nawe nikumeze, buri rurabyo rwose ubonamo ikintu gitandukanye. Ariko se mugore wanjye Afiya, nawe uru rurabyo rwanjye, uyu ni muzehe Nowa n'umugore we, ntabwo nzi ngo ushobora kuvuga ibyo bintu. Iteka umutima wanjye uhora utekereza, ariko uri umugabo mwiza, umugabo rwose w'umunyamahoro. Umugore wese ukunda umugabo niwe rwose udashobora kubona amakosa ye, atuma agenda amera neza, akagira akanyamuneza buri munsi, umushimira umeze gutyo mbese. Ariko no, uzi ikintu kimaze iminsi kintesha umutwe, umva ukuntu bimeze. Ibi bizagenda gute kwera iby'imyuzure ubuvuga? Ibitekerezo by'abana b'abantu byabaye bibi cyane, ndetse akarengane bagira hagati yabo, irari ryabo, irari ry'amaso yabo ntabwo byakwihanganirwa. Ariko abahungu banjye bazabaho bati? Yewe birasa naho twegerejwe n'icyago nk'uko nabikubwiye, umwuzure uzaza. Nabo ubwabo bahangayikiye abagore babo. Nanone umwuzure w'amazi uratuziye rwose, uzaza vuba. Imana yahaye ibiremwa byose amahirwe yose ashoboka, mugore wanjye, ariko ngewe sinzi igitekerezo cy'ibishobora kuba bigiye kuba rwose. Sinzi nimba abantu bazakwizera nibadakizwa se. Ngewe ntabwo ntekereza ibyo ngibyo, ariko Imana izi imitima y'abantu. Amagambo yayo ni ay'ukuri. Yarambwiye ngo weho Nowa tuzagirana isezerano, kandi uzinjira mu nkuge, weho n'abahungu bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Weho wenyine mu nkuge uruzura, byumva bizaba bimeze gute kweri? Nanone uyu ni umuryango umwe wizeye Imana mu gihe cy'ubuhenebere. Igitekerezo dufite ubu ni inkuge gusa barerekeye. Nanone n'abantu ba kera na filime ni ya kera. Ariko ese Metusela bizagenda gute? Lameki se bizagenda gute? Sese bizagenda gute? Data Metusela urabona yuko ashaje, ntibiguhangayikishe. Tuzategereza turebe ko Uwiteka Imana azabigenza. Hari abasaza b'abakambwe bakora Imana, yewe mfite ubwoba rwose, bari bakiriho. Imana izatuyobora muri buri kimwe cyose madamu. Tuzakwiye gukora gusa icyo Imana izatubwira ko dukora. Nanone ku wundi munsi tukubwira ngo filime nk'izi ni kuri Bibiliya TV, niho ujya ukumva impumeko y'Imana binyuze mu byanditswe, binyuze mu mafilime, binyuze mu mavideo. Nimba utarakora subscribe, bikore uyu munsi kugira ngo udacikwa na byinshi tubategurira. Ari umusinzi wagiye kure, abasinzi bagiye kure barareba muzehe harabazi inkuge, barasetse barumirwa akosha. Baraza barareba ibintu mugabo baza. Nowa Nowa rwose muntu mwiza, uru runtu rw'agatangaza ni rwo twari dukeneye rwose, uru runtu rw'agatangaza. Ubu bwato bunini buri ku cyaro cyacu rwose, ubuze urabona hari amazi yawe uterura, ariko rero ni rwiza. Fasamu, ikintu nakubwira nshuti yanjye, iyi nkuge ni ingenzi. Urebye Nowa si nk'usuzuguye rwose, ubyunyumve neza. Nubwo mfite agacuma ahangaha, mfasha aka gacuma unogonoreho. Yewe mukwiye kurinda iminwa yanyu, mw'abasinzi mwe. Abasinzi ubwabo baje kurwanira ku nkuge, babuze ahantu baganira. Ni mu ndebere rutangaje. Binti we, va ahangaha. Binti ni ikindi gisinzi kigenzi cye. Birasa naho ngewe naza nijoro mwese nkabica nkabahindura ivumbi. Narumva hano hari ibisinzi, dore byavuyeho binywera. Binti, abahungu banjye bakoze bananiwe, wavuye aha rwose.
njye nabaca amajosi kandi natuma imitima yanyu ihangayika. ngaho se gerageza wambwa we niko wakigwariwe. aha ngaha kuri uru ruhande ntabwo dushaka ko muba muri aha murwana. ibi birahagije. Nowa yarasohotse. Fasamu, weho n'inshuti zawe muva mugende. nimba ushaka kumvugisha uze kumvugisha ku mugoroba. reka twigire ku ndaya. indaya ziradutegereje. ureka aba bantu birwa bayubaka umunsi ukira. tugende twisangire indaya. niko bavuze ngo bisangire indaya ko zirabategereje. bamaraga kunywa bakajya mu busambanyi. bari babi mu maso y'Imana kandi ni mu myaka yo hafi y'irema, maze Imana yicuza impamvu yabaremye. ariko Nowa umbabarire rwose inshuti yanjye. aka gacumu ureba ntutekereze ko narwaye cyangwa umusazi. ndabizi Fasamu yakomeje kwibariza. ukomeza kubaza. ibyo byagenze bityo. Nowa yakomeje gukora imirimo y'imbere mu nkuge. inkuge yarahagaze. ubu barimo batunganya imbere mu nkuge. nanone udushoka babajisha yatumanitse hariya. Fasamu na eferi ya mbere yavuye mu nda yakora iminani agaruka ku nkuge. ni filime ya kera ariko uravuga ngo uru runtu runini rw'agatangazo uzarwuzuzamo inyamaswa. yego niko umugambi w'Imana umeze. none urumva ari inyamaswa zingahe zizuzura runo rwato rwa karahabutaka? mu by'ukuri nzaba ndimo n'umugore wanjye n'abahungu 3 banjye ndetse n'abakazana banjye. reka ntekereze ko ariko bizagenda. ariko ubwo abahungu 3 gusa tubara twebwe. kora iminani agaruka hirya, kora iminani agaruka hino. yewe rwose ninjye wagize uruhare kugira ngo abahungu bawe bakunda abakobwa banjye. none urumva nzasigara hanze. ndumva nawe ubitekerezaho rwose. ufite abakobwa beza Fasamu. rwose muri uru rugendo tuzagendana nabo. nababwiye ibyo bintu byanyu byo gusara no guta umutwe. ariko rwose abahungu bawe nabo barongoye abakobwa banjye. urumva ntabazakurikiza igitekerezo cya ubaha rwose cyangwa bazanyumvira sera. ariko Nowa mbwiza ukuri mu by'ukuri. ubu ngubu nkwisabiye icyumba nzaba ndimo mu nkuge nkasiga bino binyabyaha biri hanze. hari ikibazo? vaye rwose nta kibazo. nzaba mu kihe cyumba umusinzi arahangaha. yafibye abakobwa 3 baba bakazana ba Nowa. none niyo mpamvu araha. ushobora kwihana ibyaha byawe se ukava nko kuri izi nzoga? kwihana nibyo uvuze? njyewe nihana se? nihana iki se? Fasamu, uri inshuti yanjye nkubwiza ukuri. urumva birabaje kugusiga. kwihana ni ikintu kiba hagati y'umuntu n'Imana. ibyo ntabwo nzi icyo bisobanura mbana. tubayeho ubuzima bubi. turi mu gihe kibi Fasamu. umuntu wese akwiye gukora ntabwo ari gukora ibimeze neza mu maso y'Imana. ibintu byarahindutse. indi nshuro igihe nari ndi ku isoko nabonye ibibandi by'ibijura byinshi cyane bikoze uruziga hafi aho. narahagaze ngo ndebe icyo barimo bakora. nabonye ari ibintu bibi by'agatangaza bitangaje. uzi ko barimo bakata ibirenge by'imbeba ntoya. bari baraho kandi baseka bamwenyura ubona yuko bakoze ibintu byiza. nanjye ibyo ngibyo mpora mbibona. heza ubwo muri ibyo bintu binejeje harimo ikintu kibi Nowa.
erega reba ba Binti n'abandi ba bodyguard nabo bakora bimeze nk'ibyo kandi nawe wabakoraho. Nabonye abantu bakuramo amaso y'abandi ndabireba ndatangara, ariko nkabona bayapakira mu bitebo no mu biki byose kandi baseka cyane ku ijwi ryo hejuru, ubona bashamaye. Ibyo narabibonye Nowa rwose. Ese ubundi ubona igisubizo ari ikihe Nowa we? Nanone ari kuvugana n'uwamushingiye, ariko se wewe kurwaye uruhande urumva umwuzure uzaza ukaduhehaho koko? Yego rwose uzabanogonuraho gusa se ahubwo kuzabamaraho. Vayo yaramusohoye muze mu kumusohora agacuma kabagakiza ariko nimba gasiga oya aho agateretse nahabonye, ntago ibyo bintu byanga amazi azuzura isi, ntago byankura ku mwenge. Ako Fasamu vayo. Fasamu yararimbutse kandi yabyaye abakobwa bakize, aritegereza yewe inzoga na kera yararyohaga yanyweye atyo me. Ku rundi ruhande abakazana bo baraha, abakazana baraha nabo rwose bagomba kuzinjira mu nkuge bari kumwe. Tiame, ndashaka uhagarika ibyo usubire mu mirimo, ariko tuzakomeza gukurunda ibiryo by'inyamaswa kugeza ryari? Ubu si bunini ruzabigaburira byose. Hamu yavuze ngo ibintu ntabwo ari byo. Hamu wibuke ni wa wundi utarumviraga Imana cyane, ariko mu bana ba Nowa hari icyo Nowa yakubwiye. Wenda Nowa azadusobanura neza. Hamu nanjye yambwiye ibijyanye n'inyubako n'uburyo imwuzure uzuzura n'ibiki byose. Ntabwo nkunze imyitwarire yawe mukobwa. Ndatekereza ko papa ubwo uratekereza ko gukora ibyo umugabo wanjye ashaka se ari bibi? Hari ubwo yafeti se we yakubwira ibintu ngo byange? N'abakobwa wumve bose barashatse. Nanone rero bararwanya ahangaha bapfa abagabo babo nyine. Hari ukuvuga ku myitwarire mibi y'abagabo batangiye kubirwana. Ukwiye kurinda imyitwarire yawe. Urabona icyo ukoreye isura ye? Ntago wumva ukuntu ari kuvuga avuga nabi umugabo wanjye, ntago nabyihanganira. Ntago ashobora kunyibutsa ibinyoma byanjye, ntago ashobora kunyibutsa ibyo bintu byose. Urumva umugabo wanjye Hamza atwaye iki? Yashatse Hamuriya. Ku rundi ruhande rwose ni byiza. Nowa rwose n'umugabo w'agatangaza yubatse uruntu ku cyaro, agendera ngo n'Imana. Ibintu bigiye gukurikiraho ni ukuva Imana yabwiye Nowa ngo ibyaha by'abantu bibaye byinshi, kandi rwose ngo yicujije nk'impamvu yaremye abantu yazanye iteraniro rinini cyane uriya mugabo. Igihe Imana yabibwiraga Nowa rero ngo cyaramubwiye ngo bakuru uruntu rw'agatangaza rw'inkuge hano ngo urumurebe inyuma yanjye. Ni ukuvuga rero Imana yabwiye Nowa iti igiye kuzana umwuzure mu isi. Urumva mu baturage rero noneho ngo abantu bose bazamira nkeri. Urumva hanyuma rero Nowa yatangiye kutema ibiti. Imyaka 100 ishize arunda imiti yubaka. None hashize ikinyacumi cy'imyaka yubaka uru rubura buryo mureba ahangaha. Ariko se ninde wabasha kubara? Nowa rwose yatangiye no gucukura. Se Nowa azacukura mu butaka kugira ngo amazi azatumire, bizagenda gute? Nimureke twisubire ku ndogobe zacu turangize rwose ku bukerarugendo twari turimo. Ngo n'ubukerarugendo baje gukora ubukerarugendo ku nkuge ya Nowa. Dore ko Uwiteka Imana yavuze akoze bamungana ibi bintu by'agatangaza tuba dukora byavamo inyungu nyinshi. Abantu batangiye kuza kubisura. Binti na Fasa baba babikoreraho amafaranga.
ibi bintu byavamo inyungu nyinshi ahari. Itegereze Shemu, nta tugiye kujya muri uyu mwanya hafi aha ngaha, ntago ushobora kuba ubyumva ute? ubu wujuje inkuge biyicariye hanze y'inkuge, imvura ntiragwa. ariko Tiyame nanone afite amakosa. Umugore wawe yavuze ngo rwose umugore wawe yamvuzeho ibintu bibi, murabizi neza ibyo rwose. Uyu nguyu ni inshuti ya Binti, kandi rwose nubwo Binti ni wa wundi rwose wibereye mu bapagani, ntago rero mu bantu b'Imana hajya haburamo umuntu ukundana n'abantu ba gipagani, cyangwa se n'uwanze kurekura burundu ingeso za gipagani. Abakoraga tuwa nijoro baje kubyina aha ngaha, ibibi byabo byabaga amanywa nijoro. Hanyuma rero ntago ibyo nabinywaho rwose. Ndabona stress mu maso yawe mugabo. Imana yavuze ngo igihe yihanganiye kirahagije, kandi buri wese afite amahirwe yo ko yaba yakwihana ntarimbuke. Ariko watakaje ukwizera Nowa, watakaje ukwizera. Nubaka inkuge nk'uko Imana yantegetse. Uravuga ngo natakaje ukwizera gute? Ukwizera kwanjye niho wareba mu kirere wakubonayo. Aritegereza, hari ukwizera ubona ko hamanitse. Ni imyaka 90 uramaze kuvuga ibyo bintu byawe by'amapranka ngo imvura izagwa. Ibyo birakomeye cyane kubibwira abantu bashinyika menya aho ngaho baseka gusa batazi bizaba. Wenda wambabarira nakaherekare ntakubwira rwose ntanejejwe n'ibintu wubakaga. Ikihaye buri cyiza weho Binti cyo ushoboye nako rwose Fasamu n'ugukanda amahundo y'imizabibu ukagotomera nta kindi. Ibyo byo koko ariko bimeze, ntago nizeye ko amazi azamanuka mu ijuru akaturimbura. Nyamara ariko nta basinzi babyizera. Bagenda wabahagarika zacwe sinahagarika abasinzi n'abasanyuka uko bashaka, babyina uko bashaka. Abantu bari babi. Ariko Hamu rero aragerageza kwisanisha n'abisi. Nanone ariko nawe uransetsa cyane, ubwo se wumva rwose kweri ibyo bintu byakomeza kugenda nka gutyo. Nyamara ariko ibyo bintu nkubwira ntago ari ibintu byo gukinisha Fasamu, ntubikinemo. Yego ariko Nowa, ngaho rero reba amazi yazengurutse inkuge yose akayiterura. Ariko se ayo mazi yaturuka hehe ubundi gutekereza? Ibyo uvuga ndabyumva, ariko se ngaho mbwira, ese ubu nta mpinduka ubundi ubona mu kirere Fasa? Nta mpumuro wumva y'ibintu bidasanzwe? Oya rwose uhereye ntabereye mu kirere, nta kintu kijya kimpumurira amazuru yanjye yabaye amanebwe. Ngaho reba ukuntu bari batangiye gusega inkuge, ngo nicyo kintu cy'agatangaza. Nta nubwo bakubaka insengero ngo basengeremo, inkuge niyo bari gusenga ubu ngubu. Wowe ngo uri gushaka Imana, Imana izakuvugisha ryari? Nanone nta kindi kintu bakwiye gusenga, hehe ishusho cyangwa ikindi kintu. Bakwiye gusenga Imana. Urabizi ubwabo nibo bisenga. Nshuti yanjye Nowa rero, ikintu kimwe wenda nakubwira cyo kijyanye no gusaza ni ugutakaza ibitekerezo mu bigirwamana. Dore nawe watakaje ibitekerezo, ntukinywa n'akantu gasembuye buretse n'inywere. Bari aho ngaho barabyina bagasambana. Byari mu minsi ya kera, mu minsi ya Nowa. Umuriro wateye. Muzimye umuriro. Hari abari baje gucana umuriro ngo ugere ku nkuge uyitwike.
ariko rwose ba Nowa kuri iyi nshuro babaga mu nkuge aho ngaho bategereje ko imvura izagwa, dore batangiriye kuza bazimya umuriro wari mwinshi, abaturage bari bawucanye ngo ufate inkuge uyitwike. Rubanda babaha urw'amenyo bitegereza ibyo bakora. Imirimo yarakomeje, inkuge yari nini koko. Kugira ngo wubake inkuge byasabaga kwizera Imana. Ibyago biri bugufi, tugomba kwitonda. Dukwiye kubaka ahantu dushyira amazi hano hafi y'inkuge, ku buryo hagize ikindi cyago kiba twabasha kuzimya vuba. Data, icyo ni igitekerezo cyiza rwose. Iriba ry'amazi hafi y'inkuge, igitekerezo cyiza. Hari umuhungu ubyumva cyane yitwa Shemu. Ku ruhande aha wabonye abantu baje kwitegereza inkuge, byari bitangaje. Ariko Uwiteka yakomeje kuvugana na Nowa. Ariko se yavuze ko umwuzure uzaza ryari, ngo uzasenya buri kimwe cyose, ntubyibuke. Ariko ibyo nibyo uvuga, nawe bisa naho utabyizeye. Uri mu ruhande rw'abari bari hariya barwanya igikorwa cy'inkuge. Ariko Hamu araza ngo iyi nkuge barashaka kuyihindura urusengero. Bazayigira idini rishyashya bajya bisengera muri iki giti kinini. Nanone ariko hari imihango myinshi ibera hano hafi y'inkuge, abantu baza rwose kureba ngo uko bizagenda. Ariko nanone ngo uwo mwuzure ntuzaba. Ese umwuzure ubundi uzaba bwahiye? Hamu icyo yitayeho ni amafaranga. Ariko nawe ibyo ngibi arabizi neza. Esther, ufite ishyari kubera yuko utabasha kwigurira imyenda myiza nk'iyo Hamu aba yanguriye. Ni ukuvuga ufite ishyari, urumva? Ariko imyitwarire yawe ntabwo ari myiza. Ukwiye rwose ukura umutima wawe ku bigirwamana rwose. Ariko urinde kunshira imanza, witonde. Ntabwo nkucira imanza, ni ibitekerezo byo mu mutwe wawe. Ntabwo nshaka mwabakazana mu ibyo biganiro hano, mutatuma ndakara. Ariko nanone reba, ubushize yaramunoshe, haracyanagaragara. Yaramunoshe uko aratuye. Itegereze ibisebe mu maso yanjye, siwe wanoshe. None kuri ruhande ni abakazana. Niwe wari wabitangiye kuvuga nabi ku mugabo wanjye. Birahagije, ujye wubaha abantu bakuru. Ahangaha amakimbirane barayahosheje. Ni abakazana ahangaha. Abakazana ubwo ni abagore b'abahungu rwose. Imyaka 969 Metusela rwose yari ayimaze ku isi. Yari amaze imyaka myinshi y'agatangaza. Nowa aravuga ijambo. Ubu turamuhambye rwose hafi y'umuhungu we Lameki. Hafi ya Lameki nyine. Urumva Metusela abyara Lameki, Lameki abyara Nowa. Nuko ubwo ni sekuruza we. Nanone Metusela apfuye ashaje. Nyuma y'urupfu rwa Lameki, nanone Metusela arapfuye. Bivuga ngo mbere y'umwuzure Imana yamanje gutwara abasaza bubaha Imana bose baritahira. Ni byiza cyane, byari igihe cyiza cyari kigeze rwose. Imyaka 969 madamu yarashaje rwose. Metusela rwose yabaye ubuzima bw'inyangamugayo rwose, adusigiye ubuhamya bw'ukuri. Mu by'ukuri yagenderaga mu mategeko y'Imana n'ubutabera bwayo. None ubuhamya bwe buragiye. Gusa natwe tuzagenda igihe cyacu nikigera. Bahungu banjye, nimwitegereze rwose inkuge. Bamuhambye hafi y'inkuge. Mushima Imana ku bw'agakiza yabazaniye. Ubu rwose turi hafi kwinjira mu nkuge. Nanone abantu bose, ese data koko ni byanyabyo? Ndabizi neza icyatumye Imana idatebutse umwuzure ni ukugira ngo abasaza bicireho, Imana ibacyure, hanyuma irimbura isi y'abanyabyaha.
mwese mube hafi y'inkuge, tugiye kugira imirimo myinshi yo gukora. Hamu, ni igihe cyo kubwira Fasamu kugira ngo afunge iduka. Ntuberaga tugiye kwinjira mu nkuge, ntago yabyizera. Ubukerarugendo bugeze kure, abantu barabona amafaranga. Umugore wanjye nawe akeneye kumenya ibi ntabwo bishoboka. Ubwo uravuga ngo tuzasiga zahabu, amabuye y'agaciro hanze, tugiye kumara iki mu nkuge? Uwo ngo ni Hamu. Tuzatwara iby'ingenzi gusa, ibyo tuzakenera. Tuzongera dutangire ubuzima duhereye ku busa data. Izo nyamaswa ubundi tuzinjiza mu nkuge zo tuzazibona gute? Tuzazigaburira iki? Ibintu biratangaje. None bizagenda gute? Imana ubwayo ikora mu buryo bw'agatangaza. Abana banjye mumenye ngo izabikora. Ibi n'abantu bagize ibiseko bakabiseka babica amazi. Data, njyewe n'umugore wanjye Kai rwose dufite ubwoba. None basubiranamo. Twese bisa naho dufite ubwoba buringaniye, ariko icyo ngiye kubabwira, ikibi kiraje, umwuzure uraje. Dukwiye kwitonda tukaba hafi y'inkuge cyane. Hari ikibi kitwegereye gishobora kutubuza kwinjira mu nkuge. Hari amajwi ushobora kumva kubuza kwinjira mu nkuge. Wewe uzinjire mu nkuge urebe ibintu by'agatangaza Imana izakora. Ibyo bizadusaba kubona ibimenyetso bivuye ku Mana, kimwe nuko icyo kizaba ari ikimenyetso kivuye ku Mana. Twarategereje cyane muhungu wanjye, ariko kutizera kwawe gukwiye gutuma rwose wumva ufite ikimwaro kabisa. Nowa, data aravuze ati ararwaye. Fasamu yararwaye nanone. Fasamu kuba yararwaye, abakobwa rwose bose ni abafasamu. Hararwaye cyane rwose bikomeye. Yewe rwose bari bagiye ku rusengero rw'inkuge. Bubatse ngo urusengero none basengeramo inkuge. Inkuge n'Imana. Ubwo urusengero bahise barurema muri icyo gihe inkuge yazamukaga, ngo nicyo kintu cy'agatangaza cyari gihari. Ibyo ni bibi rwose. Ari hehe se? Hari imbere. Nanone ni kera, dore muri bacanaga filime nk'izi ngizi. Nanone ni iza kera, ariko mwibuke kwizera ko guhoraho. Ibyanditswe byera bihoraho byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha abantu no kubahanira gukiranuka, kugira ngo abantu b'Imana babe bashyitse, bafite ibibakwiriye byose, bakora imirimo myiza yose. Fasamu, ntugire ikibazo, ahubwo ishime kuko upfuye muri iki gihe. Yewe ukize ibyago bigiye kuba. Ndabizi nanjye rwose, kuru ndi umusinzi muri quartier. Gupfa muri ubu buryo nibyo byiza cyane rwose. Ubu ngiye kwipfira, ariko nzagukumbura nshuti yanjye. No, nzagukumbura ibiganiro byawe, nzagukumbura rwose. Yewe nzakumbura nanjye ibiganiro byawe, ariko rwose ndashaka kunogonoka. Pfeye ayo mazi yanyu ataradumaraho, ubwo nta kundi ndose nabigenza nde. Ndi hano rero. Ariko ndaza tukajyana n'uwawe. Icyo kibazo ntago gikeneye igisubizo. Urabeho rwose nshuti yanjye. Fasamu umusinzi yaripfiriye. Cyakora nanone niwe wabyaraga abakobwa batatu, abahungu ba Nowa bashatse. Bivuga ngo kubona asigara hanze y'inkuge byari gutera agahinda bariya bakazana, ariko gupfa mbere bakaba basiga bamushyinguye, nta kindi bari kuba basigaje inyuma. Nanone bari kwinjira mu nkuge nta gahinda bafite.
inyamaswa zarateranye, ubusumbashyamba, iki byose, ibinyogote, dore n'ingone ebyiri, ingore n'ingabo byari byaje. Inyamaswa uziko zatwumviye zikaza, zaje zikurikisha itegeko ry'Imana. Ese Hamu ubundi ari hehe? Hamu yakundaga isi, aracyatongana na Tiameti, ngo Tiameti ntashaka kwinjira, uwo n'umugore we. Nanone ibyo ngibyo rwose nibyo yagakwiye kuba igitekereza. Ibyo Imana yavuze ku nguge ntabyo azi, ntituri bugende tutamufite. Nanone inyamaswa zo zari zumviye. Ku ruhande inyamaswa zaje, ahangaha rwose barakwereka ku rundi ruhande ngabaho bibereye ba Hamu. Ntago ndi buguhate, ariko nge ndasigara. Nge nakwemera nkapfana n'abantu bo muri karitsiye. Tiame, nimba inyamaswa zatinyutse zikaza, ni ikintu kidasanzwe. Ubungu zose zakoze defile, zihagaze rwose, zakoze rasamburumo imbere y'inkuge. Weho urabigira imikino. Wabonye abantu bose baramye inkuge se batari aho ngaho? Muratekereza ko ari ibisazi? Ubwo se ari bo n'Imana basenga, ninde uraza kuba watsinda hagati yabo nano? Nge ndakwinginga nkavuga ngo tugende, data araza kuba yatsinda. Ariko wibagiwe ukuntu twajyaga twirira ubuzima hano hanze y'inkuge. Tiame, mama, papa, abavandimwe n'abagore babo bari mu nkuge. Uratekereza yuko bakina? Niko ntekereza. Ndakwinginze, ntushaka kunyizera ko tugende. Yaraje. Ubu tugiye kwinjira. Afia, sohoka muri aferi z'umuryango wacu. Ndimo numva ibinyamaswa binukira, ntago nabasha kwihanganira inyamaswa. Uraza Hamu tugende? Hamu nanone umugore we dore uko amufashe. Uragenda? Ntago ugenda. Tiame hano rero we yikundira abantu bo muri karitsiye, yikundira ibyaha byo mu isi. Ngaha ba Tiame ntibajya babura. Ako se yaje umugore wano akubirebera Afia, ariko si mwuka byaramo. Arigendeye abasize aho ngaho bafatanya urunana ngo baraguma. Dore hano mu hanze y'inkuge di. Hanze y'inkuge abahari ni benshi, ariko ubu muratekereza cyo ntago rwose Binti arasaba ko abantu bose baramya. Nanone ntago bazi ikigiye kuba. Ninjye uhagarariye abantu bose baramya Imana yitwa inkuge. Ni ukuvuga njyewe nitwa Binti. Abantu bose barandamya, hakaramya n'Imana zindi zose. Nanjye ubwanjye ndiramya, kandi ko niramya ngenda ndushaho kuba munini cyane. Aba bantu bose bankurikira nzabarinda, bazaba amahoro, bazaba amahoro. Hanyuma nanone kuri weho, wowe ushobora kuramya nawe rwose ugapfuka mukandamya. Reka ibyo ngibyo Binti, ntago mfite igihe cyo guta muri ibi ngibi. Ariko sintekereza kuzaba amahoro utandamya. Ni njyewe utegeka hano, ni njyewe muyobozi. Urumva? Nanone abantu bakomeje kuba baramya. Nawe yaraje kubareba byibura ko hari bamwe muri bo bashobora kwinjira mu nkuge bagakira, ariko abantu ntago rwose bari babirimo. Nkuko mu minsi ya Nowa byagenze, no mu minsi y'imperuka niko bizagenda. Abantu bazaba bashakana bakora buri kimwe. Dore ubwo mama na papa winjiye, reka natwe twinjire. Ntago nyana na namwe rwose. Yewe rwose kuri uru ruhande Hamu yafashe umugore we amukubita ku bitugu, aragenda atera imigeri byo kujya mu nkuge ntabishaka. Ni ku mbaraga.
vayo urigira kanzi koga twaragushatse urigira kanzi koga ngo ntiwinjira mu nkuge bamuzanyishije muzane ishyano muzane dore ryanze kwinjira dore uko bamuzanye dore vayo hane soni urigira kanzi koga ngo turagusiga hanze hubwo urashaka rwose umuhungu wacu azagende abura umuntu ashaka ko abantu bagiye gushira mu isi. Hamu barahamagara hamu wakundana n'abisi baramuzi bamuzi n'amazina. Ni ibiki biri kugenda mu maso hano hantu? Niye business iri kugenda? Dufite business nshyashya. Ni ikihe kibazo? Hiyo bisa naho rwose yewe ama business yarangiye ubu rwose. Hano hari umugambi. Ubu turi mu nkuge dutegereje rwose umwuzure. Abantu bagiye kurigita amazi abice. Ibyo ngibyo nibyo uri kuvuga nawe kwera urabyizera hamwe. Urumva? Dushobora kugira ikintu dukora kikatwungukira inyungu ya 50%. Bano bari mu mibare yabo. Nanone ahangaha hamu aracyavugana n'abantu bo hanze y'inkuge akongera akagaruka mu nkuge. Abantu bava mu gakiza bakajya kuganira n'abantu bo hanze bakajya mu byaha bakongera bakagaruka. Binjije buri kimwe cyose mu nkuge. Ni biki biri kuba? Ibi ni ibiki biri kuba mana yanjye? Abantu bari mu nkuge batangira kumva amajwi. Nanone ngaba bari mu nkuge burira buracya. Nowa n'umugore we nabo bari binjiye mu nkuge. Abahungu be ndabizi dufite ubwoba. Nanjye mfite ubwoba. Erega iki ni igihe giteye ubwoba mu by'ukuri. Sinzi ngo hagiye kuba iki ariko ikiri bube cyose. Abantu baraza kuba rwose barimburwa n'amazi. Ni mwebwe ndi gutegura nanone kugira ngo murebe impinduka. Ibi bintu by'agatangaza bitigize byabaho biraza kuba byabaho. Ariko twese dukwiye kwiringirira mu Mana umuremyi. Nanone baravuga kandi mukwiye kwizera ibyo ngewe so ndi kubabwira. Hanze bateye ameza bakomeza kwinywera. Bimeze neza. Tugiye gukoresha uburyo bumwe nk'ubwo Fasamo yakoreshaga. Rwose inzoga ni nziza cyane n'igitangaza. Turakoresha rwose indogobe n'amafurashi. Turaza gushaka uburyo ki twahondagura urugi rw'inkuge. Turwane tubashe abirumvikana tugezemo tukabona ziriya nyamaswa nabyo nagatangaza byatugirira umumaro mwinshi. Hafashe inyamaswa bazirunda hamwe. Urumva tutazikeneye hanze hahora imigambi. Mu by'ukuri nezerewe n'Imana ariko sinzi icyo bisobanura. Ariko bisa nkaho ndi mu nkuge imbere rwose hanze nagakwiye kuba nkorera inyungu ya 50%. None ndahangaha mpfu busa nta mvurirwa nta mwuzure ntaki. Ubivuze neza. Hako se nta buryo cy'umuntu yabikora mu bundi buryo. Nyamara hariho ubundi buryo bwo kuba watsinda. Kuba uri kumwe na so imbere mu nkuge nta kintu wasize inyuma. Ntabwo ukwiye kureba inyuma hamu. Imana yavuze ko irahindura icyerekezo cyose cy'isi. Ukwiye kubimenya. Ibihindura gute?
Imana ishaka gukuraho buri kimwe cyose kiri mu isi. Wewe uracyabara inyungu umubiri mu isi. Reba Binti ubwe arisenga, nta wundi asenga. Ubwe yamaze gupfa mu buryo bw'umwuka, nanone nta kindi kintu areba hejuru ye ngo niwe ukomeye. Abantu bose baramuramya, abafite umubiri. Twebwe se, njyewe nagendanye n'Uwiteka muhungu wanjye, imbere yayo niho ncira bugufi gusa imbere y'Imana, kandi nkavuga rwose ninciye bugufi. Ni igihe rwose, igihe kirageze Hamu. Abari hanze bo baracyanywa, baracyanezerwa, bibereye mu bibanezeza. Ibijyanye na business wavuga ni biki? Baramuhiritse uyu nguyu. Ntukanderanje, ubu rwose mfite business nshyashya. Mumenye neza kuzenguruka kwanyu kuze kuba rwose ari kuzenguruka kwiza, hanyuma muze kuba mwatwika, mucana umuriro mwinshi cyane. Ahangahe inkugiri hanze barimo bayigambanira. Data, أريد أن أرى ما يحدث في الخارج. لا أنصح بهذا. ولكن هل من الممكن؟ hari amabwiriza ariko mbashije kuba mfite. Twabigenza dute? ولكن إن سقطت خارجا يا حام. Nta muntu uzongera gufungura urugi. Uravuga ngo urashaka kuba wajya hanze, nta muntu uzongera gufungura urugi, rwarafunzwe. Dukwiye kuba turi imbere, hano haratuje. عندي فكرة عما يجري في الخارج. Ariko hari igitekerezo mfite, nanjye ndabizi ko ugifite. Aha, انتظروا. فأنتم ستتمنون أن يكون ibi bintu rwose sinzi ukuntu ndi ndumwe muri byo kabisa. Umuntu utafite uruhare mu kintu aba atarufite nyine. Uyu ni Hamu yaje kureba ninjiye mu nkugente, ubundi iyo mbireka abantu bari hanze barasanyuka, abantu bameze neza hanze, nta mvura igwa. Dore Hamu ngo yaje kuverifiye urugi rwo hanze rurakinze, ntiyasimbuka, ntiyagira ati ibi ntabwo nabyizera rwose. Hanze hari abantu ibihumbi n'ibihumbi hanze y'inkuge, ntimushobora kwiyumvisha ukuntu bangana. Natwe twaje muri iki cyato kinini. Hamu, ndavuze ngo icara. Ibyo bintu ntabwo ari byo kuganiraho. Nanjye iyi nkuge rwose irandambiye. Uwo ni Teyame umugore we. Teyame, ceceka nawe. Uravanga ibintu ngo ni Dairema. Ntabwo wenda mbizi neza uko icyo ushatse kuvuga. Ndashaka mwese mwitegura, ikintu cyose mukagishyira ku murongo. Nanone kuri uruhande bahurira mu nkuge bakaganira. Ariko Hamu n'umugore we, Hamu niwe wabyaye Kanani. Kanani niwe rwose wabashije kuba yavumwa kubera ko Hamu yarungurutse rwose Nowa. Ibyo rwose byazanye umuvumo ku banyakanani. Iyi nkuge niko gakiza kacu. Nanone Imana duhisemo kugira ngo ari twe dusohoze ibi ngibi. Twese twaratoranijwe. Nanjye se wa mugore utabyemera na Teyame nawe waratoranijwe. Nubwo umutima wawe rwose ukomeye cyane nk'intosho, ariko uzabasha kuba wakoroha. Nanone ariko ibi bigiye kuba byaba ndetse vuba. Umwuzure uzabasha kuba waharimbura. Teyame, ntabwo ukwiye guhitamo urupfu mukazana wanjye, ukwiye guhobera ubuzima. My sweet, shire wanjye, bareke bavuge, ntabwo bazi ibintu twasize hanze. Nimutwitegereze, nimureba ahantu turi twebwe. Aha hantu hameze nk'ikuzimu, aha hantu hameze nk'ahavumwe. Ntabwo bibinejeje mu by'ukuri. Reka ndebe ukuntu nasohoka. Urugi marayika yarufunze kera. Hangaha rwose Teyame hariya n'umugabo we, umugabo we rwose ni Hamu. Iminsi 7 irashize, bari kumwe n'inyamaswa iminsi 7 yose. Ninde muntu wategereza umunsi wa 8? Ariko we ku ikirere gitigita kigiye kutugwira. Inkuba zatangiye gukubita.
ubutaka bwatangiye kuvubura amasoko. Yewe nimurebe amazi atangiye kuva mu butaka. Yewe ko tubona amazi aza afite imbaraga. Ibi ni ibikira. Ntimugire ubwoba, ntimugire ubwoba bana banjye. Tiame bimeze gute? Bose baraje birundiraho no wari mwihangane. Ubu ni ubushake bw'Imana. Inkugi yatangiye kuba yanyeganyega, bigaragara ko amazi ari kugerageza kuba yayiterura. Nanone kureba abantu barimbuwe n'amazi, umwuzure warimbuye abantu. Uru ruhande nta shyikizo bari bafite, barapfuye. Inyamaswa nazo zarapfuye, abantu batizera Imana bose barapfuye. Ariko bari bari mu nkuge ngo bari bafite amahoro, bari batuje bameze neza. Inkuge yari ihagaze hejuru y'amazi rwose. Imiryango yose yo mu nkuge yari imeze neza, nta kibazo bari bafite. Nanone barakwereka Nowa, ikibazo cyari ni ry'amazi. Afiya, ni njyewe Nowa, انهضي. byuka. Nanone kuri ruhande baritegereza nanone, ariko ibi ni ibiki biri kubara? لم أعد قادرة على التنفس. Hamwe ntago mbasha guhumeka. أبي ما هذا الهدوء الغريب؟ Haratuje cyane, ubwato burahagaze ahari. Ubwato ntago buri kugenda. مهلا، ما هذا الكلام؟ Mutegereze, لم يحن وقت الخروج بعد. ntago ari igihe cyo gusohoka. أرسلت الحمامة Mu kanya nohereje inuma kugira ngo igende indebera amakuru, والحمامة لم تعد. ariko bisa naho معنى هذا inuma itagarutse. معنى هذا أننا None byagenze bitese? معنى هذا أنها وجدت Ubu ni igihe cyo gusohoka. Bishatse kuba ko inuma yagiye igasanga ahantu heza ho kuba ntigaruke. تدرك الوضع الجديد. Murumva uko bimeze ra? Tekereza, zahabu zose, ibintu byose twabisize hanze. Ikintu kizamo kiri muri ibyo ni iki? سوف ترى. Nta mumaro bifite byose. Bise kuba twari turi muri ibyo birahagije. Umve ngo Hamu, ubu tugiye kuba twasohoka turebe uko bimeze. Mwese mwegere urugi. Nanone inkugi yaragiye ngihagarara hejuru y'imisozi ya Alalati. Abari bari mu nkuge, nuko Nowa n'umuryango we bari bari mu nkuge umwaka wose. كيف استطاعوا تدبر أمرهم مع Ubu buryo rwose babanye n'inyamaswa kandi bakabasha kuzitaho n'ibanga ry'Imana. Rwose Imana irabizi, ariko icyo Imana ishaka الله وفيا yarinze ijambo ryayo. Kandi inkuge ihagarara ku musozi wa Alalati. Batambye ibitambo bashimira Imana ibakijije amazi, bashimira Imana ibakijije umwuzure. Bafashe zimwe mu nyamaswa babasha kuba batamba ibitambo. الأرض مرة أخرى من أجل الإنسان. Nanone kandi أرى أن أهواء قلب الإنسان شريرة منذ حداثته. nanone imigire y'abantu baribuka isezerano Imana yagiranye nabo, ubu iri kugirana nabo irindi sezerano. اللقات الحية على وجه الأرض. Nanone ngo ntabwo izongera kurimbuza isi amazi, في السحاب ngo niyo mpamvu imanitse umukororombya mu kirere kugira ngo ube ikimenyetso cyibutsa مياه ko طوفان itazongera kurimbuza amazi abafite imibiri. كل حي متحرك طعاما لكم Nanone Imana yagiranye nabo isezerano. كل شيء كما أعطيت Nanone kandi ibahaye, yavuze yuko ibahaye ibyo kurya ndetse kandi yuko bazajya barya n'akanyama. Noneho nuko guhera icyo gihe batangira kuba barya inyama. Nowa n'umuryango we babaye amahoro, nuko bariyongera cyane kandi bagenera imbere y'Uwiteka. يحكم عليه Umuntu uzamena amaraso y'umuntu nawe amaraso yazameneka. الإنسان على صورة Nanone kandi atazagira urusenga igishushanyo kibajwe. Hari ibyo babwiwe kuri iyi nshuro umuryango. Abarokotse ku isi yose bagirana isezerano n'Imana. Nowa yaranezerewe cyane, yitegereje umuryango we, yitegereje abarokotse bose. Nyamara ariko nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, قلبك السمح
nk'uko bivuye ku mutima w'Imana kugera kuri mwebwe, إنقاذنا من غضبك العادل. dushima Imana yadukijije umujinya. أنت الله الخالق Imana umuremyi w'isi وأيامنا بين يديك. ariyo muri mu biganza byayo. Nanone isezerano ryo ryari rimaze gukorwa naho mutarabikundaga n'umugore we Tiyame nabo bari barahangaha, nyamara nyuma baje kuba bavumwa bakomokaho n'Abanyakanani, baje kwaka igihugu cyabo gihabwa Abisiraheli kubera yuko imitima yabo yari mibi. Hanyuma kandi naho dusoreje filime yacu y'uyu munsi, misiyoneri Kiza Benjamin wari urimo ayisobanura. Namwe mukomeze kugira umugisha w'Imana. Tubabwira ngo wifuza kwiga ibyanditswe byera, tubategura ibitabo bya Gikristo kandi turaje dusigemo itangazo ribyamamaza. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha. Kubwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nk'uko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu uwo ari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa ba Enoke bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi. Imana rero ibaho umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukorera Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muribuka ko yakoraga igitangaza cy'Ikana y'i Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyo yavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma, haranditse ngo cyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ngibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ng'ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo, ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye, ngo ibyahishuwe ni igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibihishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, ni ukuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru rishya n'izishya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harimagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video. Dufite igitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubwa Danieli ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered. Twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo
kwifashisha. Dufite igitabo uko wabatizwa mu mwuka wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'umwuka wera ariko ntibabatizwe mu mwuka wera. Tucyandika tukimara kugisohora bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe bategereje iryo sezerano ry'umwuka wera. Ariko hagatanga mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu mwuka wera. Nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane kuko muri kino gitabo cyacu cy'ibyakozwe n'intumwa reka nkubwire uzasangamo amabaruwa ya Paulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera amatorero yandikiraga Paulo kugira ngo Paulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya. Ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Paulo. Ntabwo twibagiwe inzandiko rusange nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa na hari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo ibyakozwe n'intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana cyane cyane wivuga butumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV. Ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga. Kansoze mbabwira yuko dufite nanone igitabo isezerano rya kera n'isezerano rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kurica no kandi video yose turayifite y'igitabo cyari cyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook. Ni ukuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine. $2. Just a cup of coffee. Agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe. Ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukaguka.